Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibahe umugisha. Twongeye kubasuhuza cyane aho muherereye hose. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Rwanda tubahaye ikaze cyane, ndetse n'abari ku mugabane w'i Burayi bose tubahaye ikaze cyane, abari ku mugabane wa Afurika mwese tubahaye ikaze cyane, abari mu bihugu duturanye hano hirya za Uganda turabasuhuje cyane, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda turabasuhuza cyane, ndetse n'abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Congo n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda mwese turabasuhuje cyane. Ndetse turasuhuza n'abari mu Rwanda hano, by'umwihariko hano mu karere ka Rwamagana. Rero reka tugiye kumva ijambo ry'ihumure ry'uyu munsi. Rero turaganira ku ijambo riri muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 7. Yobu igice cya 14 umurongo wa 7 haranditse ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome. Amen. Iri jambo niryo tujye kuganiraho rero, kugira ngo dukomezanye n'inkuru y'ihumure cyangwa se n'ijambo ry'ihumure muri aka kanya. Rero tube dusenge kugira ngo tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Ni ijambo rigufi, ariko nuryumva riragusubizamo ibyiringiro, nuryumva riragusubizamo imbaraga, nuryumva rirakongera imbaraga mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, turi imbere yawe, twe ntacyo twazana imbere yawe kugira ngo tube abere, ariko Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, twaje imbere yawe tugaca bugufi tuvuga ijambo ryawe, dusaba n'imbabazi ukabasha kutwumva. Uri Imana y'imbabazi. Rero Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, tugiye kuganira na bene data iri jambo ry'ihumure kugira ngo ridukomeze imitima. Urakoze nyakubahwa Imana, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Twongeye kubasuhuza cyane, ndetse Imana ibaha umugisha cyane. Kora subscribe aho hasi, aho hantu handitse subscribe ukoreho gusa, cyangwa handitse sabone ukozeho urutoki kugira ngo ufungure inzogera, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ko twaprodinze ikiganiro ukibona mu ba mbere. Rero turabashima cyane maje gukora subscribe muri benshi, ariko Imana ibaha umugisha. Rero iki kiganiro cyumve nurangiza ugisharinge n'abandi kugira ngo bumve inyigisho tugiye kuganira muri iyi minsi, kuko ni inyigisho y'ingirakamaro. Tugiye kuganira kuri ijambo rero ryo muri Yobu. Reka turisubiremo gato kugira ngo turiganireho. Ngerega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome. Amen. Haracyariho ibyiringiro. Hari abantu benshi dutakaje ibyiringiro cyane kubera ibibazo biriho muri iyi si, ariko ntabwo twagombye guheranwa n'ibibazo. Bibiliya yatubwiye ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe ngo cyongera gushibuka kandi kikagira amababi y'ibitontome cyangwa amashami y'ibitontome. Rero reka tuganire kuri iki giti gato. Iki giti Bibiliya ishaka kuvuga ni nk'umuntu, ni igiti cyatemwe. Igiti cyaratemwe, ariko kimaze gutemwa gisigarana imizi hasi. Mu by'ukuri ni nk'igishyitsi. Igishyitsi cyo barakirimbura bagasa nk'abagishyira ku ruhande, ariko iki ni igiti cyatemwe gitegereje gushibuka. Igiti cyaratemwe, ariko gitegereje gushibuka mu gihe runaka. Mu gihe runaka kizaba cyabonye amazi cyangwa imvura, iki giti kizashibuka kandi kigire amashami y'ibitontome. Reka nkubwire we mwene data uri ahantu hatandukanye, wiheranwa n'agahinda, ahubwo iki giti Bibiliya yatubwiye ni wowe waratemwe, ariko igihe runaka uzashibuka ugire amashami y'ibitontome. Mu gihe runaka waratemwe, ariko ntabwo wavuyeyo, wasigaje imizi hasi izagufasha kugira ngo ushibuke. Niyo mpamvu rero muri aka kanya nkubwiye ngo wowe aho uherereye hose wiheranwa n'agahinda.
Hari abantu benshi cyane muri iyi si cyangwa se aho hose muri mutandukanye, mufite ubuhamya butandukanye ariko buhuriye ku kintu kimwe. Ni mfata nkukomeze cyangwa se umfate nanjye nkufate. Ufite ubuhamya runaka bw'ahantu wanyuze mu bihugu bitandukanye, wanyuze mu bihe bitandukanye kandi bitari byiza, ariko wowe iyo umfashije nanjye nkagufasha, twese turazamurana. Twebwe twakagombye kuzamurana twese tukazana ayo mashami atoshye nk'ibitontome. Kimwe mu bintu bikomeye cyane ku muntu ni ugutakaza ibyiringiro. Gutakaza ibyiringiro uba watakaje ikintu gikomeye cyane. Gutakaza ibyiringiro ni kwa kundi ugenda ukumva urihebye, kwiheba. Wareba ibintu biri imbere yawe ukiheba, wabona ibyakubayeho ukiheba, wabona ibintu byose ugacika intege, ukireba ukumva muri wowe ukumva ntacyo umaze, no kuba uriho ntacyo umaze. Ariko nagira nkubwire ngo ufite agaciro kuba uriho. Ibyiringiro ni ikintu gikomeye cyane. Ibyiringiro ni inzira cyangwa se ni urugendo rudufasha ni urugendo rudukomeza mu bigeragezo. Iyo wiringiye ujya unyura mu bigeragezo neza, ibyo byiringiro bikaguha kunesha. Kuko Bibiliya iravuga ngo kwihangana bitera kunesha. Rero iyo ufite ibi byiringiro ukabigendana muri uru rugendo, mu nzira wanyuzemo z'inzitane, ibi byiringiro urabigendana bikakugeza ku rugendo rwitwa kunesha. Ariyo twavuze ngo haracyari ibyiringiro. Kuba uriho, kuba ugihumeka, kuba ubasha kugenda, kuba ubasha kuvuga, haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kandi kikagira amababi y'ibitontome. Niyo mpamvu rero iri jambo ryo muri Bibiliya hari byinshi ritwigisha cyane. Icya mbere ni ukwiringira, icya kabiri ni ukwihangana, ikindi ni ukunesha. Iyo ibyiringiro wabitakaje ntushobora kunesha. Iyo ibyiringiro wabitakaje ntushobora kuva hano ngo ugende. Iyo ibyiringiro wabitakaje ufata ibyiringiro nk'intwaro yo kunesha ibigeragezo ndetse n'ibihe urimo. Ibihe urimo byikujyana ahantu runaka ngo wumve ko utakaje ibyiringiro. Bibiliya yatubwiye ngo haracyari ibyiringiro, ngo yuko igiti gitemwe ngo cyongera gushibuka ngo kandi kikagira amashami y'ibitontome. Aho uherereye hari ahantu wenda uzi ko watemwe cyangwa abantu bakubwiye ngo waratemwe, ariko nagira nkubwire ati nubwo watemwe ufite kuzamuka ukagira amashami n'amababi y'ibitontome, ukaba igiti gitoshye, ukagira imbuto ziguturukaho, ndetse nawe ukagira umuryango mugari. Nshuti bene data, rero ryari ijambo ry'ihumure kugira ridufasha gukomera mu bihe bikomeye, ridufasha gusindagizanya mu bihe bikomeye, ridufasha kwiyongeramo imbaraga mu bihe bikomeye. Haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe ngo cyongera gushibuka kandi kikagira amababi y'ibitontome. Reka duseke kugira ngo dusoze iri jambo. Mana nziza, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Ijambo ryawe riratubwiye ngo haracyariho ibyiringiro, ngo yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome. Reka mwene data aho aherereye, Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, umukomeze kandi umuhe imbaraga, umubwire amagambo yururutse imitima, kuko hakiriho ibyiringiro, kuba tugufite nk'umubyeyi, kuba dufite igihugu nk'umubyeyi. Urakoze Data mwiza, ibyiringiro reka biduhe kunesha ibigeragezo n'ibitugerageza ndetse n'ibihe bikomeye. Urakoze Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo tugusabye twizeye, amen.